Nshuti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Kwari ukwihima wanditswe na Mugiraneza Samuel unonosorwa n'itorero Indamutsa. Hari abadashishoza iyo bagiye gushaka, ahanini bitewe no guhubuka, kwirukira ubukire ndetse no gutekereza gushaka mu miryango ikomeye. Nyamara ariko turabagira inama yo kudahubukira abo mugiye kurwubakana mukabanza kumenyana bihagije. Nimukurikira umukino. Ariko se Shandongo ndakumva Adria ubu wariyemeje pe ngo uzicara hamwe ukore ibyawe no kuri guteka imitwe kuki hari kubwo ibyo ngibyo uba wivugisha n'ibiki icyo tuzabireze ngende umuze sinjya ndika imitwe uzabaze urumva ubu se wowe wagakoreye urandusha iki wowe ngo ntacyo nkurusha ntabwo urya nanjye nkarya Ndongo ntacyo nkurusha ariko muri duke ntunze ufitemo amahoro ngewe ntabwo ni nkayo warizwe n'amanyanga n'iki gihe mwaranyubiye rwose ubwo se kandi nakora ayo manyanga kamera hari icyo bigutwayira cyangwa wagize ngo akazi kabaho kabasha gutunga umuntu n'uguhinga gucuruza cyangwa ibindi byose uzi uze ntabwo uzi benshi bakijwe no kwiba urashyenga wagiye ureka shaka yaraye wigira ubu minota mike ntiwaje kubona ukabona baje kujyana kugufunga uzira amanyanga yawe ibyo ni ibyo urota mu nzozi zawe ntibishoboka rwose ubundi umbwira guhiga ubona ngira isambu ko umuntu abyaza umusaruro ibyo afite urumva ko nzibyaramo butike cyangwa iyo mirimo uvuga ikibazo ni ukubeshya abantu buri munsi ukabahemukira nkabeshya nkabahemukira sinzi na leta zakugaruka igihe kimwe naho byangaruka nzirengera ingaruka ashaka urumva cyangwa ubundi yamvumbura ate ko nawe mba namurindagije wibagije ubu bakabona n'uhagaze ariko abakobwa ushuka ukabarya ibyabo ubuntu uzabakira koko ntabwo uzakira ndakurahiye ngaha hondi ariko uzi kusetsa ashaka uzi utari inoti z'abakobwa baba bifitiye ubucucu warya iki koko yambwira asubiza warya iki ubucucu nyine kubabeshya ngo uzabagire abagore ubwo wumva bizagushobokera ko wakabimenye se ko ari ukubabeshya nyine nzajya mara kumuryaho ayo mafaranga shaka impamvu maze dushwane ngo mushwane rwose nta wakwemera n'ibyo waba waramaze kumurya byose yakwemera agatakaza byinshi maze nawe akaguha isomo umva atega amatwi mbwira Adriane urumva sha nta somo ry'abakobwa mbona nge ngomba kubaho mu buzima butangoye nta mpamvu yo kwirushya nkiri muto urumva urabona gushaka ibyo ukora bikubyarira inyungu kuko ukiri muto koko muraze byo ntibizibyara ibyo simbigushyigikiyemo ngewe rwose Adriane kandi ntuzatinda kubona isomo ntumva n'ibyo shaka urumva ewe ndungutse nzapfa rwaje urumva shaka uzicuza wicuze wenyine ndabona je bamaje hano mbona yishimye byagenze bitera akavugiriza ari kose yabura kwishima ate se ntavuye ku isoko ntabwo uzi ko buri munsi y'isoko ajyana inyanya yejeje acuruje numva se sha ngo kandi wavaho ukamutakira ngo nakugurize ku mafaranga hari igitangaza kirimo se yego umugabo agirwa n'undi ese mwiriwe uje kubita akavugirizo rwose iryara nkabona muvuga buriya sibyo mwavugaga nawe rege tangaza ye uzajya ubona abantu bose bahagaze biganirira ibyabo utangire kuvuga ngo barimo barakuvuga ijisho rigutuka inkuba niri gutuka inkumi ntiwariyoberwa nabonaga ari nkanjye ese ubundi mumeze muti yewe turaho rwose nta kibazo ndabona rwose uyu munsi ubafashe neza rwose nawe da urabura kuvuga ko isoko ry'uyu munsi ryaguhiriye warangiza ukavuga twe twiriwe hano sawa ubusambo buhera kandi se usanze cyakora ngewe ngiye kugenda ngaho sigarana na Adriane hari gahunda mfite ahantu tuzaba dusubira wagira ngo ariko nijoro mu kwirukanya ntabwo ari we nagiye ni gahunda mfite kandi ubundi yahoze avuga ko yihuta yagiye ahari yagiye da buriya agiye gushaka abatekera imitwe rwose wabimenya ni nabyo nahoze musererezaho avuga ngo nta mpamvu yo kwivuna ngo arahinga mbese kubeshya no kunyanganya niwo mwuga we ariko se buriya uriya musore yiyicira iki koko ariko se buriya yakurikije ndi wo mu muryango wanyu ko nawe mbona bahuje natwe tujya tubyibazaho ariko mama ajya ambwira ngo se yajyaga abeshya ariko ntabwo yageze ahandongotse rwose no kuva kera ni kuriya yahoze mfasha ubwo uzi ko yigeze gukina akagahava akabura n'icyo ryarangiza akihindura umufumo akajya abeshya abantu
ntibishoboka nibyo yarabikoze se aha siko kubeshya ari impano ye koko rungutse nta mpano y'ibibi buriya amaze gutana n'abagore nka batatu yarababeshya akabarya utwabo yarangiza gutumara akabaturuka yewe kandi numva ngo n'iriya nzu yayiguze mu mafaranga y'umugore cyane rwose buriya yaramushutse bagura inzu ino kugira ngo azajye aza akora amafuti n'aho undi atabizi ubwo umugore nawe azi ngo ingirwamugabo rwose iri muri bizinesi wahora ni iki arababeshya ngo afite bizinesi akora inaha ngo afite imiryango ikomeye reka sinakubwira barangiza nabo bakamwizera bakamuha amafaranga kandi ubwo shenge umukobwa wa nyirabukwe ni ukujyaho akavuga ngo nabonye umugabo w'umukire byaheye neza neza yamara kubona inoti zimushizeho bagahita batandukana nzaba mbarirwa da reka nkureke nanjye nari mvuye ku isoko yego reka ngere mu rugo ndebe icyo umuntu yaterera mu itama sawa reka nanjye njye gushaka ubwatsi bw'inka ubwo tuzongera rwose umunsi mwiza sawa nawe umunsi mwiza niko se sharire we karame inshuti nk'amaguru uyu munsi wari wazindukiye se ko mbona ucyambaye imyenda y'akazi twari twagize amahugurwa nk'abashinzwe umutekano mu murenge byabaye ngombwa ko dutindeyo kubera ko hari byinshi bari bakiduhuguraho sugira ngo nimufite akazi kenshi byo nibyo da bahora baduhugura nyine baba bagira ngo n'umutekano urusheho kugenda neza birakwiye pe ni byiza cyane kuko ubujura bumaze iminsi buteye ikibazo cyane pe ushura wahora n'iki ko arakumira wa mugabo none se ariko ubundi wowe uraturuka he yewe ni ahantu nari ngiye gushakisha akaraka ko gukora bimwe byanjye byo kubaka none rero nsanze ibikoresho bidahagije biba ngombwa ko nzasubirayo ejo kugira ngo nawe ntuba ufite byinshi byo gukora ngaho kwita ku nyanya kubaka urugo rwawe ubwo bwubatsi bwawe bwa buri munsi waterera amaboko mu mufuka se ukazandika reka mba ngomba gushakisha agafaranga ku bwinshi ngo nanjye mbeho neza ndakumva ariko se uravuga ibyo kubaho neza buriya ubona uriya ndungutse akora iki ko abayeho neza se nawe uratangaje kuko uravuga ndungutse nawe ushinzwe umutekano kuko ntabwo uzi amanyanga ye ya buri munsi ndungutse cyakora cyangwa aho ntubeshye rwose ariko se ko mbona mu gihe gito amazina yigaragaje nabi nazamara igihe kingana iki nawe kuko oya ntibizagutangaza iriya niyo mibereho ye kuva na kera na kare ejo yaguze n'umuntu ikintu yanze kumwishyura buryo rwose aho yakoresheje abakozi yanze kubahemba uriya mugabo yumva azagarukira he koko wivuga ibyo kwambura abakozi rwose ninjye uzi ukuntu yagiye kunyishyura bigenze aha kandi koko di ndibuka ko ari wowe wamusaniye inzu ariko wayigize neza urayikosora ngize tuyigezeho ntubona umuki ifite koko iragaragara rwose irabengerana rwose gusa ubariye ko namushakagara urashaka kumwishyuza se kandi muri aya masaha oya dore ndabona ariyo dusinguriye ku ibaraza ni udukoresho twanjye nagira ngo ampe reka nkureke rero ubwo tuzasubira yewe reka nanjye ngire imuhira niyo uko bimeze yego genda murakoze cyane yewe ndungutse we ese wari uhari ese ni wowe jero bite ndungutse we yewe ni byiza cyane rwose kutashye kare se wubatse ahangana ikira ahora ntabwo nubatse byagenze bite se kandi nsanze ibikoresho bidahari ese dore telefone yawe irasomye di ikatibira ni ubutumwa bugufi uyu ni umukobwa nari ndimo nshyiraho kandi birangiye anyemereye wangu ariko nawe uri hafi none se uramushakaho iki kandi nuko utabizi uyu ni umukire wawe undi wo ku rwego rwo hejuru ubwo uzi iduka afite hariya mu mujyi wacu reka da uracyabaririza mbwira iby'ise numva wasanga unamuzi kandi yitwa Mukesha yewe acururiza hariya muri ya mazu yayandi ari inyuma y'isoko si ngaho ndamuzi cyane kuko icyo nakubwiraga ngo urasanga umuntu none se kuriya benshi yari yarabahakaniye wowe wamushoboje iki koko kuvana ubwenge bucyahusha nta soni aho uzi ko ngewe ndungutse unyitiranya ubu twabaye inshuti zikomeye
ngiye gutangira njya mu iduka mfata icyo nshaka tu nta bintu byinshi bindi rwose uraseka wowe ntiworoshye rwose ngewe urase rwanyitiranye nyine oya n'ubu ntabwo ndabyemera kuko sinumva ibyo yakwemeye mushasha amfasha ariko si kubigiza nkana uyu urimo urakina rwose ubundi umukobwa uramuragira urumva ukamwumvisha uburyo ufite umuryango icyo bita famiye urumva ukamubwira ko ikomeye ku buryo agereranya umutungo afite n'uwumubwira agasanga afite nk'ikarita imwe muri butike yose ababeshya umuwenda wanamubwiye ko uri umuhungu wa perezida wapisha ubazi ko mfite data w'umuherwe urumva ucururiza iyo ngiyo za burayi kandi arajya ko ntubeshya wabo wa mbere jyewe wase wavugaga ko ufite so w'umuherwe hanyuma wowe ukaba ukora iki none se ngo hari iki ariko jero uzi ko wigiza nkana ntabwiye ko nta wundi ubizi ko mfite papa w'umuherwe urumva kuko wamenye umutekano wanjye wa muke rero akaba ariyo mpamvu nyine ituma mbaho mu buzima busanzwe bworoheje nyine icyo kinyoma cyo kirapima toni rwose toni imwe wowe wazigize nyinshi reka nkubwire iki kinyoma nikitagukiza kizakwicisha kenyecesha wagize uti nakiza ahubwo kabaye ubu muri ino minsi ndatangira kujya njya gucuruza ahubwo urumva naho ibyo gupfa byose njye waba ubandi cyangwa mbaye wanyuma urigiza nkana rwose reka nzaba numva ibyawe ahubwo ngiye kujya mbagurira inzoga mu mirwa aho kujya akaho rero nzagushyigikira wumva se aho ndahari rwose aho uzagera kwicwa n'icyaka aho noneho rebera udukoresho twanjye nigire mu rugo dore n'amasaha yo kurya arageze turebe hariya mu nguni aho mu nzu urabibona nyine nanjye ubu ndaje njye gutira diriyani congo n'ipantaro nziza ubu ngiye guhura n'uwo mucuruzi wanjye nsa neza nkeye usange wacu abaga simbirimo ntabwo nagushyigikira igendere nyine byiyoresha nanjye nta bufasha bwawe ngusabye rwose uzareke nzabaga nifashe niko sadiriye naje kugushaka nkasanga ntuhari wari wanyarukiye wahora n'iki uguze igihe ntagereye saa 5 z'ijoro reka shano gusera yagiye gutugura santere njye na Jerome ariko iyo muntu amafaranga yakuriye nawe yaguhamagaye kuri telefone ngo tujyane arakubura reka naho iby'amafaranga yo rwose ntaba yabuze aho ateka imitwe ya baba ndumva nahombye byinshi uriya muntu azisazira pe ubwo rero uzo yatangiye kubeshya reka da ngaho zimbwirire nibyo yari arimo atubwira nyine ukuntu byatangiye bavugana kuri telefone bibwirana ahubwo akamubeshya ko ari umuhungu w'umuherwe ngo wibera hanze kata yewe mbese ngo ajya amwohereza amafaranga kuri konti mwana ngo afiteho ngo miliyoni 5 ariko iki ni igitangaza koko uriya nutunga miliyoni koko araba adafite konti muri banki ngo aragira amafaranga uravuga ntacyo zishaka abona gahunda yo kuzabana ngo igeze kure wisetsa rwose ubwo se bazabana babe muri iriya nzu naho itariye ubwo umugore wamufashije kuyigura ntabimenya ntabimenya bizagenda bite ntabwo muzi we ndungutse naho uwo mugore we yaba ari kumwe nawe mu karere kamwe rwose yamubeshya nkanswe ubu ari mu ntara zitandukanye ariko mw'abantu uzaba mwumva akazakurikira nabaho sindabona umuntu nk'uriya rwose ndungutse ateye ubwoba dore icyansekeje ubwo ngo yaramubeshye gukora ubukwe azahita abwira se uri hanze abagurire inzu maze bahite bava mu Rwanda ariko ibyo asigaye hanze hagana hehe se ariko ndungutse ni igitangaza n'ukuri ubwo se yatinyuka gusezerana azi ko afite undi mugore n'ubwo batasezeranye cyangwa banasezeranye nyuma akabona nta mujyanye hanze ubwo bakiranuka byose wagize ngo hari ikibazo bimuteye intego ye ni ukumuryaho amafaranga yarangiza agahita ashwana nawe
nibyo niko ameze rwose. ndakurahiye ibyo ntibizamushobokera. ndungutse rwose wagira ngo inyama y'ubwoba sinzi aho yashyize. ariko ko nahoze numva muvuga kuri ndungutse ndi mu gikari, umugore numvaga muvuga ngo ashaka kuzana n'uwaye. ariko mama nawe uraseka. gusa nawe zindungutse urumva biramutse bibaye haba harimo igitangaza. aka nta kirimo kuri ndungutse rwose. ariko mwokagira imana mwe, uriya muntu azakwirwa he koko? ubu se azazana undi hejuru yaba afite kandi azabashyirahe. wowe icyaba agamije ni amafaranga, naho umugore rwose ntabwo aba amukunze. amukunda yewe agize amanyanga yazanye inaha, none agiye no gushuka abakobwa bino koko. ngaho izina rye niryo rihora mu buyobozi bamurega ibintu by'abandi aba yaranyanganyije, none agiye no kubeshya abana b'abandi. ariko mwana maze mu minsi mike araba afite umugore w'umucuruzi. urabeshya buriya agiye kuba umunyamafaranga nk'abandi bose. cyane rwose. ego mwabasinga mwe n'abagesera, ariko ubanza afite imiti abatera si gusa. mugani hari imiti afite, ngaho reba amanyanga akora bakamufunga, ariko ntajya amaramo iminsi ibiri adatashye. uriya muntu rwose afite igiti. nzaba mbarirwa ibye, gusa nimureba ko muri inshuti ze, nimutamugira inama ngo yisubireho muzamubura, cyangwa mukamwishinga muzisanga muri gereza mutabizi. waya buriya turamuzi, ntiyadushuka rwose ngo tumukundire. kandi wumva yiba amafaranga mwarangiza mukayasangira. ariko mama, ndakumva. igihe twagendanye nawe wigeze ubona dukora nk'ibyo? ihene mbi ntawe uyizirikaho inziza mwabana mwe. reka natwe tuzi ubwenge, uriya ntabwo yava adushuka ngo adushobore rwose. reka cyo ngaho nimuze munyifashirize gutera intebe mu gikari, umukwe wanjye ataza agasanga tutararangiza. hariya amasaha koko ntageze. adiriye reka dutere intebe. iregereje rwose. reka dutere intebe naho byandungutse se wowe ukabyara. reka ntabwo yadushuka. azazira ibyabo twese nta kibazo. reka reka nibyo se? ntabwo nkabyo pe. nawe si uku nkabiriza uri gushyiramo n'umunyu. oya rwose. iyo ntagera hano nari kuba mu byinshi rwose. ni ukuri. ariko ujya unshimisha ni ukuri sheri. mbese ko watinze kugera hano byagenze gute? nari nabanje kunyura ahantu kugira ngo mvugane na papa kuri interinete. hari ibyo yashakaga kumbwira ku mibereho yanjye. ni ukuri papa waragukunda cyane. arankunda pe. ubyongereho rwose ubishimangire. ubu nyine nanjye ndashaka kumubwira agashaka uko nanjye nazajya gutura hanze, kandi nawe tukajyana. si byo se sheri? guseka se. ni ukuri rwose. ukuntu aho dutangiriye gukundana nsigaye nishimye cyane sheri. nibyo se? ubanza rero nari ntegereje kugira ngo ubuzima bwanjye bugende neza pe. oya ntunabishidikanyeho rwose. ibyacu ni Imana yabikoze gusa. ni ukuri pe. ni imigisha yonyine yonyine. naho ubundi si iduka ryawe ko ari uko duteganya kuzajya kwiturira hanze. ntiwari ugiye kureba ukuntu turisendereza ari kuzura no hejuru ku buryo nawe wajya ubura aho uhagarara. ariko nawe si ugukabya. none se sheri, uvuga ko tuzajya gutura hanze tutarasezerana? byari byiza, ariko ubu papa ntiyapfa ko mu mafaranga ntaramusangayo. nibyo? kandi uzi ko bitwara amafaranga menshi. ubwo se umubwiye ko uzahita ujyayo ntiyabyemera we? simbizi sha. ariko nungutse igitekerezo di. ntiwumva se ahubwo ni ikihe? buriya kuko ufite amafaranga kuri konti waba ariyo akoresha, hanyuma tugakora ubukwe bwacu, sibyo? niba ari butike tukazashinga indi, hari icyo? sheri, ikibazo ni uko rino duka turifatanije na mukuru wanjye, kandi ntacyo namubwira kuri gahunda yacu. ubwo rero urumva ko tuyakoresheje sheri hazavuka ikibazo. nyine wowe wakwirinda kubimubwira, hanyuma tukagira indi konti muri banki tukayashyiraho, urumva? tukayakoresha byitwa ko ari uko ava kuri konti yanjye, kugira ngo uwo mukuru wawe atabimenya cyangwa akabikeka. ariko ubwo urumva yamenya ko mfite ubukwe akabura kuza, cyangwa njye nabura kumutumira koko? ngaho ibaza sheri akambaza uko konti ihagaze, ubwo namusubiza iki sheri? wibikiraho impungenge. akubajije wamubwira ko nta kibazo, maze wowe ukirinda ko yajya kurebaho gusa. gute se? ikindi kandi ubukwe niburangira nta cyumweru kizashira papa atanyohereje amafaranga tukayasubizaho. mbere y'uko tujya gutura hanze, cyangwa tutanayasubijeho, uwo mukuru wawe yadukoreye ko twaba twigiriye hanze. oya sha, sinatinyuka guhemukira mukuru wanjye.
oya nanjye yewe nikidiraga ntakira ngo mwumve rwose. sheri uri icyana kibi. sheri ndakumva. uriya si wa mugabo w'inshuti yawe wambwiraga wagusaniye inzura? ndabona ari Jerome da niwe rwose. uriya rero agukorera neza kandi vuba, ariko nawe utamwishyuye vuba ntakuvuga ntimwakumvikana rwose. ariko nibyo sheri, none se buriya ntaje gushaka n'amafaranga yo kugura amarangi? oya buriya nibyo bimuzanye. yewe ndabona aje hano yabonye ko ariho turi. mwiriwe di. niwe Jerome. ninjye. bekomera cyane. none se ko mageze mukesha nkaba mbona agenda ninjye ahunze se? oya da nuko rero mfite gahunda yo kugenda. ariwe nkunze rwose. naringize ngo da. ntabwo ari wowe rwose kiranga ariko wowe warujije kureba aya mafaranga y'amarangi. ibintu rero tube tuganira buriya agiye kuyazana ntugire ikibazo. ariko ndongo ndakumva, ndabona waramufatishije neza rwose. kumufatisha gusa aragenda akagusiga no mu iduka. ibyo byonyine wavuze se ko ubundi ifaranga rye rifiteho uburenganzira se? wagiye kuri banki kunzanira amafaranga? reka da. buriya se ngo nayo ngura amarangi kandi namubeshye. ariko nawe mbona udasanzwe neza neza. ubundi watujyanye mu kabari inzoga turazinywa wenda kuzica muri kontwari hejuru y'amafaranga. uko mwana wicaye mukagenda mbere burya ntabwo mwana no gutaha. ibi bintu ntibikugwa amahoro sinzi ngeri. aho yivana imideta usha nta soni urateta ku manywa y'ihangu koko. nuko utazi ko ubu amafaranga ye tugiye kwimurira kuri konti yanjye ngo niyo tuzakoresha ubukwe da. mbaye nka data. cabana we ndekare uravugisha ukuri se? ntese mbikubwire sari wababariye umukobwa w'abandi ko maze ubazi ko nyuma y'ubukwe tuzajya gutura hanze y'u Rwanda aho data yaneguriye. yewe ariko ntubeshya wagira ngo uri umwuzukuru wa Semuhanuka. kandi nawe uraje. wowe ntugira so urumva warangiza ngo gusa ni umuntu ukomeye kandi ufite imari hanze y'u Rwanda koko. baja namuragiye guryo z'uruva yakwemera kuba ku mafaranga ye. ubwo se namara kuyaguha akabona ntabwo mugiye aho umusezeranya uzabyitwara mute koko? ibyo biroroshye rwose. abakobwa niba nta bwenge urumva nzahita mucika ntabwo azamenya iyo nerekeje. ibindi uzapfa nabi rwose, uzapfa nabi mbikubwira. kamwe intege imbere. ubwo se ubona amaherezo yawe azaba yahera? icyo nta mpungenge gifiteho rwose. undi si yoye ku iherezo rya twese ari urupfu. mbiswa reka mwihorere nzaba numva ibyawe. uzaba ubyumva. reka nsubire mu rugo nagira ngo nyine mbasuhuze. reka nta soni uragenda atazanye ayo mafaranga kweri? ese niyo mpamvu nageze hano ukambaza niba nje kureba amafaranga yo kugura irangi. none se wagize ngo niyo mpamvu nyine? arashenga rwose. ibyo ubu ntibyoroshye. reka mpagumeda harimo akantu nanjye nkaboneraho. mva kandi ahubwo mu byo kurya cyangwa kunywa ubona hano niba hari icyo ushaka wihe kabisa urumva aha ni iwanjye ugira impungenge. yewe wowe fata unywe urye icyo ushaka. niwadiriye waba wiri mu rugo uyu munsi se? kucyo mbajije gutyo se haba hari umutekano nishe se? nawe wasitse rwose uhise wumva ko nicyo kinzanye. rega niko kazi kawe. none se ko niriwe mu rugo wagira ngo nkubwire iki? none se wamenye ibyo wa mucuti wawe ndungutse ko byagenze? reka da mwibuke ejo mu gitondo tuva ku isoko. menya ko uyu munsi mu gitondo rero polisi yaje kumwitwarira mu rugo iwe. mwazira iki se burana ariko atajya burana n'ibyaha? ejo ngo yaratashye tukaba musaza baturanye no kumukubita kandi ngo n'akabari yari yiriwe anyweramo hari amafaranga yanze kwishyura kubera ubusinzi aritahira. kandi koko ejo tuvanye ku isoko yarambwiye ngo tujyana ngo urenda muhakanira. ubwo guhera izo saha niwe yahise ajya. nuko byagenze rero. ntiwumva se ubwo ntaho ngaho rero nta handi
ariko se ubundi buriya amafaranga yirirwa nywera se yaba yibyo wa mukobwa wa mukobwa mukesha yishukiye yirirwa aragira yarindagije ubwo nawe uririrwa ubaririza koko ubwo se ubona hari ikindi akora cyamuha amafaranga kigera kizatuma ahora aserera n'ubuyobozi iteka ryose ajya ahora aserera n'ubuyobozi ahora ni iki wumva ariko se ubundi buriya mwahise ujya mukamugira inama akava muri ririya tekamitwe rye koko uriya ntako tutamugize rwose yaratunaniye ngo kurya hatavunikiye biramworohera ni ukuri mbona akomeje ku bintu yazahava ari akarambo urumva yazahava ari umurambo kuva aho agereye ngaho ninde musinzi ninde wanyanyagije abantu ninde warwanye ninde wanyanganyije abantu ninde wakubiseke ninde wakomeretse n'indungutse aho kuvuga gake dore ndabona wa mukobwa yifatiye aje hano babanza mushaka naho uriya rwose ateye impungenge mbabazwa n'umuntu yari amaze gutera imbere uyu mukobwa none kiriya gisambo cyamugezemo kiramuragira kiramurindagiza turamuzi ndungutse we nikoze mukeye ko mbona wakataje werekeje hera mbese mwiriwe neza mwiriwe nawe mwiriwe uti ko nakataje nerekeje hehe narinje kukureba aha reka kubeshya ubwo se nanjye wanshakara nagushakaga da ngaho nyibwiraho ndungutse ari nahoze mu telefone ariko ubanza yayifunze mbese ntabwo wamenye ibye byagenze gute nuko narigize ngo ugiye kumusura ahubwo ngo byamubayeho kumusura se ari mu bitaro cyangwa gusa umubaza nkana koko ngo mu bitaro wavuze ko ari muri gereza para wa mukobwa ushatse wareba kure kuko rwose uriyangiriza rwose bamufunze se arazira iki se kandi ni ukuri jya umenya ko uri umukobwa ukiri muto urumva mukeya kandi rwose ufite uburyo bwiza bwo gutera imbere wikwigisha amahirwe niba ushaka kwikura amata ku munwa wishinga ibinyoma by'ibisambu utabibona koko umugabo ntabwirwa yaragiye intare ayita intama ariko wa mugabo we wowe wita igisambo ninde koko uzi ko utagira isoni ubwo rero uraho ngaho utazi ko ntugutse mwacutse utari igisambo none se ko afunzwe yumwibwira ko afungiwe iki ariko abantu bo mwabaye mute koko amagambo yanyu mudatuza kuvuga murumva azabageza ku ki mwiyemeje gusebanya gusa nta kindi mwakora singaho nyisimvuze ya cyane homura niba ari ingaruka uzazibona urumva uzazibona kandi uzicuza impamvu utanyumvise simvuga menshi yamwaga kumva ntiyanze no kubona simaze kubikubwira umugabo umva baze mubwire umugabo ntabwirwa yaragiye intara yita intama imwivuganye ati nabawe nande cecekaho ratadriye yibwiriraho ndungutse arure ko uyu mugabo avuga ariko ntabwo yakubeshye ndungutse polisi yasinziza kumureba ngo yateje umutekano muke yasinze yibaba nyagasani we ntabwo mbyumva rwose none se yanyweye bingana iki ku buryo ahungabanya umutekano polisi karinda n'ubwiza kumufata sibyo nakubwiraga se ubwo wagize ngo niyo makosa yonyine rero akora aho agera ino ntawe utavuga ko ari umutekamutwe abantu bose baramumenye ariko wa mugabo ubundi hari icyo musanzwe mupfa ku buryo wamusebya gutyo kikiza uramenye rwose muvuga nabi se hari ibyo nshaka se kandi igihe uzanabaza n'abandi bose iyo ngeso nta n'umwe yinziwe sinjya nyigirayo kuvugaguzwa no kuvuga ubusa si nguyu mubaza ndungutse nk'umunsi ubu wajya kubona ukabona aratashye ntiwamenya ibyo wagira ngo ni imiti abatera pe hari abashuka hari abashinzwe umutekano hari abarimanganya abatuburira bose ntawe umunanira imiti iki se ko aba ari uko aba yabananiye gusa ubwo ndabizi muba mushaka kumwaka ruswa ariko akabangira ngaho rero si ngaho ko ariko ndafiki nawe ariko ngira agatwe gato nk'akarinda urugo humura uzaba wirebera kandi uzambwira ko ibyo nakubwiraga ntakubeshyaga ubundi ngo umuhana avayo ntumuhana ajyayo yasuko reka mbareke nigendere ndabona ntacyo mumariye ugira se bakumarira iki hoshi wigendere guhaye amakuru se ntiwumve se wawe uko byifashe genda umusure vuga kwa mataryo ukibukarusha umugabo ko numva atangiye kuririmba atarasomara naririmba reka nkubwire ni ibintu bye rwose arakabaho we rwose aya mujya mushimira reka nkubwire nkabona aheruka kera kwirarira n'ibibi icyo tekeresha
Jerome ni ukuri n'ubutaha uzadutumire n'ubu uzadutumire mwebwe ni muwe rwose inzoga ziza ko atari ikibazo kandi nizinashira turaza n'izindi mwebwe mubyeyi harya n'ubu buriya ngiye muzanze namaze gusoma rimwe rero ubwo n'ubu ndimo ndiyongeza iki ni imitsi ya Mukesha turimo tunyunyuza kwe vuga se Mukesha nta munyunyuza ze ngo ureba wowe uriya mukobwa w'abantu hemukira ndakakutera icumu umva gasaza n'ubwoba bwe ntabwo rwose ibyo mwumva ngewe tutangiye kuzana ibintu bya parapara ibintu by'ubwoba ukuntu wahoze uvuga ngo n'ubutaha nzagutumire wumva kava hesha reka da yivugiraga da n'ubundi wakabimenye wongera untumire kugira ngo wenda urakomeje ariko Mukesha hari igihe yigeze kujyanye kuri polisi maze asanga ndi kumwe na Sharire ukamubwira ukuntu uri indyarya y'umutekamutwe cupa rero uriya muzazi nge natangiye gusoma mbere nta kibazo ubundi bikamubaza Diane abaze mwese ikigabo cyabaye gute ko niyo kidahwihwishije utugamba cyucyuri cyumva nta muhoro gifite kiba kiri mu biki koko Mukesha nawe uko yamusomeye ngo ngwinurure ngira ngo ubu naho bahurira ntiyamusuhuza umva rero ngiye mbabwire tubwire kuriya rwose reka ngiye narangije kumucurika uzamucurana ndiya narangije kumwemeza uburyo abantu bino batamvuga neza ari nayo mpamvu nyine papa tuba mu Rwanda nyine ye kwibera iyo mu mahanga azi ko atavuga rumwe n'abo mu muryango we akaba yarahisemo nyine kwigira hanze none rero nanjye namubwiye ko ariyo mpamvu nyine batamvuga neza aho hanze bavuga neza ni igitangaza kumva ngo se wantumutse uranyumvira ubu ni munyumvira yashizemo umwuka atanarenze umudugudu haba n'izuye yayisohokagamo umuntu utajyaga no gusenga nibura uriya mugezi utikandikanye abagabo ruratumira n'ikaraba none utangiye nko kujya ubwo rero amenye ko n'uwo mu muryango wawe rwose ntiyazongera no kumvugisha yego yewe rekera Adriana ahubwo ntuzigere urihingutse atazava mvumbura we kandi naramuvajamo amafaranga ja imituku amafaranga yogapfusha yokabyara yumva kandi kiwe uva nkubwire rero buriya yewe gasana nzaba numva ibyawe ese ubundi watubwiye ibyo waduhamagariye tutavaho ariko nasinze murandeba mukabona nasinze tubwira ibyo waduhamagariye tutavaho dusinda utaratubwira tuganire ntagira kuva gatangiye wajya kubona ukabona ntagiye kuba ari iri zirahari naho ubundi rero ibyo muvuga nibyo rwose reka mbabwire ubu nagira ngo mukomeze mumfashe mu gutegura hano mu bagufashe ariko wowe jya unyuma kuko ndagira ngo Mukesha azabone ko mfite gahunda nziza nzima isobanutse urumva nyuma azagume nyine andundurire nyine azizana imbere yanjye imituku inote ndungutse ariko ndungu ndakumva jero wabonye ko natereye agati wowe ugura ryakaduze iyi
mukubita rukoko iravuga ngo ngomeje kugufasha ko nawe uri kumfata nyine ariko rero ariko ibiki hari icyo wabuze hano ubwo nanjye ndi kunyunyuza imiti y'uriya mukobwa nk'ikirondwe ku ruhu hari aho ngera nkumva agatima karankoma nanjye ryo jero nanjye uzi kurya ibyo utavunike nanjye mbamo uriya mukobwa w'abagabo buriya zi ko afite za magabo zizamuka kandi yoroye impyisi mu nzu avuga kwa ariko rero mwa bagabo urumva agasaro utagiye kuririmba hino kumva yamugejeje rwose ndanamukunda naho iby'amafaranga byo ntacyo bimbwiye rwose ntacyo bikora tuzajya tugufasha ariko ntuzatubwire kugufasha kububeshya rwose umva reka mbamare mvuye uretse ko muri mwe n'uri nta n'uwo bishobora ariko nawe nzasaba ubufasha ndungutse uzasaba ubufasha ndungutse uravuga ikizeho ubusa n'uwampaye inka reka kubwire we n'izoka nayiko uzabage wifasha kabisa ariko n'ibinakugaruka gasana ka rwizibukira ntuzamamagaze rwose ndamaze kasa nakubonye uri nta kigenda ndamaze sinzi niba hari icyo uzashobora wowe ni ukuvuga gusa cyangwa ujya unywa byinshi wose uretse amanyanga ikindi ushoboye ni umbaze ijoro ariko mwizere nkamwe banenge itimenya ko harimo abadiriyani n'abatagiye kuririmba hasi mwumva mwese kamaze kubageramo buri wese atangiye kuvuga ibyo atatekerejeho uvuze ukuri ngo byerera ahubwo yewe ndumva rwose natsinzwe ndaje mbasezero ndabona bwije kandi nkanjye nayo ntabwo hasi nagweye ibyeri ibyo rero kabisa reka mubwire adiriya sijye kwabeshya kwawe nibyo rero nanjye ntaze byakwirirwa bidushya pe urumva bwahinga kuzahirira ejo ugiye guhinga witaba ibirenge ariko uzamera ute ibyo njye ni ugutato uzamera ute kuzahira nzabikora ibyo rwose izo yarahinze bikora abatindi nkamwe none njye ntabwo ndi umuti bikora abatindi nkamwe atabatsindisha ngo abatindi rwose izo yarafitira yarafitahinga wowe uzamera ute nk'ubwo bunebwe n'ubunenganezi hajya umunsi iyo mitwe wayitogosheje kandi igapfa ubashaka umva ibyo murivugira mwe ngewe ndungutse imitwe ntishobora kumpfuba niyo byagenda bita ariko muzi n'ibindi ni mumwe byeri nimurangiza mutahe n'ayo magambo yandi ngewe ndungutse muyamvaneho reka mubwire ndungutse mutongere muyamvaneho uzapfa uzakize rukomeza kandi wararakize iminsi yanyu ko mbizi itagishyika no kuwa 40 iyo minsi urega njye ahubwo ndungutse mari mfitiye ubwoba ko izi nka rwose hano zazagaruka bongeraho imirongo noneho abandi bakarita basize ni mutahe ariko shaje zero umaze iminsi wariburishije aha sinzi icyo wihugikanye hirya iyo nasigaho ntacyo nihugikanye uretse ko nta n'igihe kinini gisize tutabonana da igihe kinini si umwaka si ubu wagira ngo kuba narakubwiye ko mfite fiyanse twenda kurushingana nibyo byagushiguye ubona kuza aha oya nari mfite amatsiko yo kureba umuntu watumye wanga Fred rwose umuntu mwari musanzwe mukundana
uretse ko nanuye amatsiko ndacyafite siba nawe ntukazane ibya Fred sha erega nabonaga gahunda ze zidasobanutse muvaho kandi uriya ndungutse sha afite imiryango ikomeye nta mpamvu yo gupfusha amahirwe ubusa njya mu gahunda yo kuzajya gutura hanze urabaza nyamara wa mukobwa kuguhuka kuzaguta mu manga ariko nkubuka gute shize rwose nawe ugira impungenge z'ubusa oya warahunze kandi bizakugaruka pe Fred wateye ishoti ko nta kintu arabaye ko yari umusore witonda ashimana bose kandi akaba atari umukene cyane waretse kubimenye ko biramureba kandi shanga inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi aseka nakubwiye ntabwo uzi mu myiyo zirisha zitabashije kubona umusore nka ndungutse mbese ufite umuryango ukomeye kuriya kandi izo nyamaswa umbwira njye ntabwo ndi inyamaswa ariko ibyo ko ari ibyo kubwira hari ukuri kwabyo ufite kuki se wumva ko atakubeshya ntabwo yambeshya rwose naramubonye ubwo rero izo mpungenge zawe sinzi aho zishingiye ahubwo sinzi aho yatinze yari yambwiye ko aza kundeba akambwira igihe papa we azazira mu Rwanda gutaha ubukwe bwacu ndabona atari kuza sinzi aho yatinze rwose zaba nzana n'umwana w'umunyarwanda da aho nibereye ahubwo we dore nguriya hirya yambaye agashati kirabura ubonye uravuga uriya ndiba hariya hirya se iruhande rw'ubucuruzi amakarita ya telefone rwose muriya harya ngo muzajya gutura hanze y'u Rwanda nimurangiza ubukwe bwanyu yego nyine wagize ngo hari ubwo umuntu azavukira mu Rwanda se akanarusaziramo mwabasenge abagiriye bajya baragenda mama we ndabona zerekana iki kigega atavaho nanyuma yo bite sheri ko watinze byagenze bite koko natinze cyane rwose ariko nuko nabanje kujya kuri interineti kuvugana na papa ahandi nayo nagiye nibyo se mwavuganye none se ngo azahagera ryari ku munsi wegereje sheri ni ibibazo pe ngo iki ni ibibazo rwose byagenze bite se kandi muragize ikibazo cy'umutekano none ngo akazi nako kabaye kenshi mana ya ngo ntagishoboye kuboneka ngaho da numva ibyanyu nyamara mana we sheri ndakumva rwose mbega ibibazo ubwo si ubukwe bwacu buzaba koko adahari byampangayikishije nanjye bikomeye byambwiye ariko ngo twihangane nta kundi ngo azashaka undi wo mu muryango amuhagararire mana yanjye birababaje pe mukunzi rwose ntugire impungenge kuko nawe ukwiye kwiha gahunda yo kujya gutura hanze y'u Rwanda mbwira ko birimo kandi bizatungana vuba wawu ntiwumva se ahubwo sheri nta kibazo tuzakora uko dushoboye ariko rwose umubwira akoresha uko ashoboye maze kurambirwa amagambo y'abantu bina reka nkomeze rero nari ngiye kureba umuyobozi ku murenge hato nasanga yatashye kuko ndabona amasaha yo kurangiza akazi yegereje nibyo rwose ngaho genda umurebe kandi dukomeze imyiteguro neza sawa sheri ngaho sigabugana na mugenzi wawe sawa bayi Jose ntwiyumviye se kandi ra uyu musore afite gahunda nibyo nakubwiye aka nta gahunda yambana rwose gusa urabona adatangiye kugucirikacirika kubeshya ngo se ntazaboneka sa ubwire uyu we ni uw'amanyanga rwose kuko bimugaragara no ku maso pe akujije ubwo si ishyari ugize ariko ibyo yavuze bibaho kandi nta muntu utagira impamvu zimutungura nta gitangaza njye mbibonamo nyamara sha umukesha amafaranga urimo utanga ngo uraho uriya musore uzicuza necuze kise kandi wibuke ko ririya duka urifatanyije na mukuru wawe ariko ufite ikibazo cy'ijize kuri mafaranga ndimo ntanga azagaruka agasubira aho avuye ibyo hari ikibazo ubibonamo kuki se wumva ko adafite gahunda yo kugira ngo kurya amafaranga yawe narangiza gute ntabwo yambere iki cyo kuki utajya ugitekerezaho reka ibyo ni inzozi zawe gusa ahubwo urumva se yarenga akemera ko dusezerana abasore b'iki gihe we ntubazi ntabwo ari muri abo uvuga asa akwizeza ibitangaza wabinjije nawe ugatangara ukazisanga yaragutaye ugasigara utazi n'itariki y'umunsi ugezeho ariko ayo magambo yose ntayiki cyangwa ubabajwe n'uko atari wowe yakunze reka mama we ndarengana inkonda nk'izo sinzifuza n'imana izazindinde gusa mbabajwe na Fred wanzwe ntacyo abaye ese ubundi wa Fred ukomeza kuvuga niba kubabaje wazamusanze nakubujije ndindura ikiganiro muke
kuko ndumva tudahuza ariko n'ubundi niwe wabitangije. asengaguritse neza mbega umunaniro ibi ni ugucika impagasa rwose. noneho uyu munsi sinzi icyo uza kuduhemba kuko akazi ariko mwigira ikibazo mwe mufite ikibazo ngo urugo ntiturukesheje mwabagabo turarutaha ararutahamo namara kurugira bazavuga ati azemera rwose nzaba ndeba ibyo muvuga nkazamenya ko mubeshya hazabimenyera ibiri rwose mubyihorere. ubu wabona utaha muri n'utu rwose hari uwashidikanya guturuka mu muryango ukomeye ariko nawe ntusetse ubwo se kwa mubwiye ko nimurangiza gukora ubukwe muzahita mwimukira hanze y'igihugu nabona mutagiye uzamubeshya ngo iki noneho ko wigenje ngaho tubwire rahira kutazasezerana nawe shaka rahira kutazaserera nawe shaka ujya muregeza iherezo ry'amanyanga ko ritangiye kubabeshya muno murasetsa rwose muno murasetsa rirageze uzi icyo ni ikibazo koko ikibazo cyo cyoroshye kurya koko wagiye wita ikibazo koko imitwe natetse ni myinshi urumva kandi ku bintu biruta iki rero nicyo cyoroheje imbere yanjye ubwire ndungutse koko yemera ko ntabwo kwiyemera yariyemera cyane hano mwazagiye mureka ko nta bwenge muzi sha urabose urugo hari uwari uzi ko rwacya gutya none se byose z'amafaranga ye aye yonyine gusa nta umva kandi ubwo se urumva ibyo uvuze byerekeranye twakubajije uko uzabigenza nabona mutimutse nyuma yo gukora ubukwe ariko nyumvira ibyo urimo kudusubiza umva reka amasubizi dusubize babwire mukuru wo gushidikanya mufite ndagira ngo bamenyeshe ko ibyo ari ikibazo toto ikibazo kigize gitya cyoroheje cy'amafuti urumva kandi wibuke ko atanegeka ntacyo yanzanaho nabishaka urumva naho yabizana namukosora kuba yararangije kwitwa umugore wanjye unyumvira unyumvire nuko ubwo se niba uzajya unamukubita ubwoko kuzamuzanye mukosora nyine mu gihe yazana naho amafuti nk'ayo ariko ukasana ntukajye wirengagiza menya ko ndungutse yakunze amafaranga naho umukesha w'amafaranga ntamushiraho ubwo zo urumva ndungutse bazaba bagihuriye nanjye nari nirengagije ta ariko se ko bazaba barasezeranye imbere y'amategeko niko jero ubwo urumva azamucikira babarira umbwire ariko jambo rasetsa rwose ibyo biroroshye reka nzarangize gufatisha inote ze zose maze ubundi nkwereke ni ukumubwira ko ngiye hanze y'igihugu gutegura neza aho tuzaba ubwo se uzajya hanze y'igihugu nta naho uzi koko hakibita turababwira koko ariko iyo ngiyo ipfubye nkiri hano gupfuba gusa umfatiriya ndakumva genda uzane y'amazi tuze gusiga twuhiza iriya ndabo tumaze gutera hano naho gasana n'ibitekerezo by'abana sinzi aho bizamugeza maye we vuga ibitekerezo bikose rwose mbona sinzi uko wabaye rwose kandi umuntu avuga ukuri nawe ngo ni iby'abana ariko umva abantu ntuzi aho bizakugeza reka nkwihurire njye nzahita mvino urumva telefone nzihindure nzarebe ko atazarambirwa mu nzu ye wenyine akavamo agasubira iwabo ubwo si ko uzaba umuhimye none wibagije ko uzaba umusize mu nzu kandi mwarasezeranye azahita nyine agurisha iyi nzu yishyure ubwo zo urumva ibyo urimo uribeshya rwose nta burenganzira azaba yifiteho hano utese kandi muzaba mwaravanze umutungo ye baba we ariko zero uzi ko wibagiye ko inoze n'ikibanza byanditse kuri wa mugore utuye mu cyaro kandi koko disi usika atari ariko shandungu ubuhemu urimo ushatse wabureka rwose ubuhemu buhe ariko kugira ngo mwumva ntabirabura uvugije ko ufite undi mugore nubwo mutasezeranye ugiye kumugerekaho undi rwihishwa unamuhemukire uriya mwana w'umukobwa koko ntazagira muvanaho ubutesa urakabije rwose mujye muvanaho ubutesa aho ushaka rwose ubu se tutariye iby'indangare mu gihe tukiri ku isi twazabirira hehe mw'ijuru cyangwa ubwo nawe uri mu bateganya ijuru koko ntariteganya uri muri etuka rwose uri muri etuka pe umva shandongo
mbwira ndumva ndushye rwose ndarushye urarushye turekere aho twitahire tuze kubona igihe tujya kunywera nyine za nzoga uba watwemereye ko zihari kugira ngo hari ikibazo mbere yo gupanga iby'inzoga rero njye mfite akabazo nanga kuvura n'ibibazo buri gihe ndumva ubukene butangiye kunyurira ni ukugira ukandebera twa dufaranga maze iminsi nkorera hano nanjye ngiye kureba uko nigenza ahubwo nanjye nendaga kurivuga rwose ni ukuyadushakira dore tumaze n'iminsi ntacyo rwose tubona dore twirirwa uhanga mu rwayo tugukorera rwose none se twatungwa tumeze nabi mwe mushira ubwoba rwose nta mpungenge nta mpungenge ariko ntabwo ari ikibazo wangu ntangazwa n'ukuntu uhora uvuga ngo nta kibazo nyine urimo uduhereza iki amafaranga se udutega iminsi tuzajya turya umwuka wowe ariko ndubwo ubuka kurareba ugasanga nta kibazo gihari ibyo ntakabituzaneho tuba dukeneye ayo mafaranga hose twakoreye ariko mwagiye mwitonda wana utise igihe tuba tumaze amafaranga hari nzayabaha mufite ikihe kibazo niba hari ufite ikibazo cy'uko utaduha n'ayawe ariko yaduhebye bareka ikibazo rwose umva mbabwire mwese n'ukuri ntimukambere nk'abantu bino wagira ngo hari ibyabo nariye bahora bamvuga ukagira ngo kumvuga babigiramo inyungu none se twe twakuvuze ko dushaka amafaranga yacu umva reka mubwire gasa shingura uriya mugozi urumva maze ujyane na biriya bikoresho mu nzu tukarabe dore amasaha yageze kure tunitaye ukaba ugomba kuduhereza amafaranga ugomba kuduhemba wowe urumva ariko si ikibazo rwose agomba kutwishyura rwose yatwishyura ibyo bamuvuga byo rwose ni ukubera amanyanga ye ariko se hari aho uzajya rwose bagutere kuwa kajwiga kubera ayo manyanga yawe niko tuzaburere bazamuteraho si ngaho niko nimutuze rwose mbabazi kari mwebwe inshuti nyirino none nkaba numva mushaka kumpinduka koko byagenze gute none ubwo kutatwishyura se urumva tuzagufasha mu bukwe bwawe ninde wajya kwitanya gutse gutyo mumbabarire muzambe hafi mu bukwe bwanjye naho amafaranga yanyu yo ndaje nshake uko mubeshya yame hanyuma nyabahe rwose kumubeshya koko ariko se mwabakabo turafunze reka mbabazi aya mafaranga yo mu manyanga twebwe azatugwa ibyo bivanaho gahazo jirobe rwose ibyo bivanaho si icyuya cyanjye mba nabize boshye ari igihe wagiye kubeshya uriya mukobwa igihe wagiye kumubeshya yego da twe igihe wamubeshye rwose twe twakoze akazi tugomba guhembwa ntabwo hari ibyo tubifitemo nawe inzoga mwanyoye nazo mwari mwazikoreye inzoga natwishyure natwe tumugurire ikibazo twe duhembwa inzoga turi ubuzima ahubwo twe twarakoze naduhembe hanyuma natwe tujye kumugurira tuze nzabahira ibintu byoroshye si ikibazo rwose umva twaganiriye cyane ariko nibagiwe kukubaza icyo washakiraga ndungutse wagira amatsiko nawe ese burya niba ashaka naje nsanga muganira ngira ngo yaraje kukwisura reka mama oya naje gushaka ndungutse rwose naje kumushaka ngo ariko udufaranga nakoreye ubukene burandembeje neza aha ko mbona asigaye atavuga neza se ntacyo namubaza ngo anyibwirire rwose oya se kandi muke utambwira ko mutumvikana ubwo se mwazageze he koko ese koko ihorere muko uvuga batarabona wumva numva sinzi uko meze rwose aya maganyara ese ya gahunda wajya kumbwira igeze ko nategereje ngahewe ya gahunda shaje zere byihorere ntacyo uzi ka ariko se ko mbona usa nawe utishimye ufite ikibazo kikoko wa mugani ko kwishimana ari ngutezeho nyuma y'ubukwe bwawe ntacyo mbona reka nta kirimo rwose aha ni mwicecekere mwabantu ndishimye ariko da nako nta kibazo mfite oya we dushushanya rwose ahubwo mbwira umunsi muzafatiraho ikirere ntabwo twazi igikapu niko bimeze jezere ntumushinyaguzi uba mugeze mu ndimi ntazi rata mukesha we ngibwiriye igihe ari bugarukire nze kumureba nyirihe utwo dufaranga ntabwo mbizi cyangwa nimero ye ntiyifite muhamagare kuri telefone wumva aho ari uriya se ko nimero agira utazi baraho nimero akoresheje uyu munsi ntabwo ari izo akoresheje ibyo byaranyubiye rwose ariko ubanza hari ibyo aba yikanga si gusa
ariko reka mbasabe nimunyihangane numva hari umuntu ushaka hanze nimwe muganira ndaje ngaho murebe da niko se gasana we ndakumva shize iby'uyu muntu ni shyashyara byanyobeye ko mbona wagira ngo muri uru rugo si amahoro shize nanjye niko mbikeka none se ko mbona ahora yigunze ubwo hari amahoro aharangwa koko ariko ubundi uriya mugabo usanzwe umuzi neza umva ntamuzi ariko simuzi bihagije dore nta mwaka urashira aje gutura ino uretse ko dukunze kuba turi kumwe kenshi naho nta byinshi njya mubaza rwose sha uriya mukobwa naramuhannye ngo banze yitondere uriya musore none mu minsi ya mbere bitangiye kuba nabi waramuhannye se koko ceceka gusa waramuhannye naramuhannye ndamuhanura arangarananira uravuga utyo ntacyo uzi ubwo se urabona yambaye igitenge mu mutwe ukagira ngo n'undi murimbo buriya mu mutwe urimo ibishyundo wagira ngo barwanya mumena umutwe ese mama ni uko nguko bimeze rwose ndetse nagize ngo ni bya bindi by'abageni babanza kwigaragaza neza bambara mu minsi ya mbere naho nibyo ubu nanjye mba naramukoreye ariko kunyishyura byabaye urundi rugamba sinjye uzabona nyabonye ninongera ntibishoboka rwose ubu ni nk'ukuntu usanga mukuru wa mukesha yitotomba ngo ibintu muri butike byashizemo da kandi byashiriye kuri uyu muhungu aritegura ubukwe ahubwo yavuze ko nawe aje bagahangana cyane yabivuze rwose aha muraje murebe ibitangaza rero sibwo urugamba ruremye ahubwo sinumva ngo nawe wari mu nshuti z'amagara sha muzagira ibibazo singiye kukubeshya reka da babarira njye ntazanaga n'akazi naho ibyo bindi ndarengana rwose naho ndetse wagize ngo imvura muri ino minsi ntiyari imeze nabi rwose twari twashize none se mugera ahantu havuganye umwanya rero wagira ngo ni bizinesi mwapangaga aha bizinesi wa mukobwa we wahora n'ikiko yari arimo ntura ibibazo afitanye na ndungutse gusa ko numva ntawe badafitanye ibibazo we ariko nta mugabo utagira ibibazo nawe rwose Gisele ntugakabye wayasigaho wivuga utyo di numvise benshi uretse ko n'ibibazo bitandukanye ni ukwihangana da ndabona umunsi nta kingendekeye neza ubwo namubonye ngo ndebe ko yampemba gusa ubaye mubi pe kuvuga ko mutameranye neza babarira Gisele afata bari aho hafi akananyiyumvira ugize ngo ari hafi aha ukaba wabimpishe uzi ko nawe uri nkawe ngaho munyereke mwishyuze munyereke rwose ariko nawe ntiwumvira nawe oya namunyereke ko uzi se ko ashobora kuba atinya ko yaba ari hafi aha wigeze wumva abyemeza Gisele murekesha ntabwo ni ifaranga rimuvugisha nawe ari wowe ariko nawe ari wowe wowe se ntiwavuga ntiwumva se ko mukisi yahoze aduhisha ko batameranye neza none natangiye kubigaragaza ngaragaza ibiki Gisele wimbeshyera reka ntacyo rwose nigize mvuga nivugiraga gusa erega turi bakuru byihore nivugiraga da ntibishoboka tuvuga ndakeka ko ndungutse yaduhamagariye kutwishyura nibyo gusa ndambiye guhora nishyuza kuki ariko atanyumva njyewe mba narakoze mukorera neza jero nibyo rwose kabisa niba atari byo uvuga twigendere dufate izindi ngamba shaka urumva ntabwo tuzakomeza mu mikino ariko rero muhumure rwose icyo nacyo kiri mu byo nabahamagariye ariko nimutuze kandi munamfashe uraba udashaka ko tugufasha mu kubeshya nk'uko wabimenyereye rwose tuza wumva ariko ubuze icya mbere mbasaba ni ukubika ibanga ubu ndashaka kuvana ibintu byose muri iriya duka ngo iduka urashaka kurisahura cyane rwose uretse ko atari ukurisahura n'ubundi ni iryanjye ariko ubanze no gusara wanasaza ahari da
urumva ari muzima oya mwigira ikibazo rwose njye ndungutse ndi muzima nta kibazo ahubwo mwumva icyo nshaka ko mwafasha rekada aho ndumva ntabasha rwose reka nkubwire ndumva ubajye wifashe wifashe ariko ubwo wazajya ubugabanya ubwo se ntabwo ukeneye ko nkwishyura none se ugomba kumwishyura kuko yagukoreye urumva atagufasha utamwishyura ko yehora nkumbarize nawe ibyo ntacyo ahubwo atiriya uraza kuntiza igare hanyuma muzantiza n'ahantu nshobora gushyira bimwe mu bicuruzwa azavanayo umva twumvikane ndungutse umva njyewe jero iyo migambi mibisha yawe sinigushyigikiye kandi nawe njye siniteguye no kugufasha uzabajye wifashe nanjye wapi uko nabaye kuramaza ndungu nanjye ntabwo nkwemera wapi wahereranye mwese ko cyakora igare ryo uzapfe kuza rwose ndigutize ariko nibarifata ntabwo uzanyira rwose ariko kuko numva kuko mudashaka kumfasha murirengagije koko inzoga nagiye mbagurira ko weke boga nagiye mbagurira reka nkubaze noneho wazituguriraga ngo tugufashe mu bibi nta bibi ngamije rwose ni wowe ubizi ntabyo rwose ntabyo gusa nyuma yaho umenye ko uzagira ingorane sha wintege iminsi urumva ni wowe uyite ibyo nakoze bikomeye ni byinshi nkatswe ibi ngibi ntabwo bafite na gato rero umva akamenyero harya wibuka ko inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi nakubwira iki komeza uba inzira bwoba shaka kandi kwa bwoba habuze impundu reka mbabwire mwebwe ntimugire ikibazo ku mafaranga yanyu naho ibya gasana avuga ntabwo azi ibyo arimo urumva uriya mugore ndaje munyage maze mpite nkarenga maze nzaruraho azankura nyumvira ari inzoga zawe nanyoye nyinshi ariko n'ubu uracyazinywa mwe nimumfashe ntagiye usamba ubwo butiriganya koko kubuye ntabasha gusigarura ngo nzi gusubiza naho ubundi sindi mu byawe wakwihura uteja akazigarura tukazimuha ariko we mwavuze gahoro ntabwo muka ko mama ari hazanga kandi koko nababwira gasenyi ngo tujye inama birangiye ntibajya sha bihanganira amafuti nkariye ntibajya imbizi nayo rwose si nguko mumuvuze wagira ngo yabumvaga dore barimo arahamagara diriyane hanze aho ngaho kandi koko ndumva akomeje kuvuga za hano wese waje hano ndakumva mukecuru aho naguhamagariye ubwo ntiwumvaga cyangwa harimo no kwirengagiza gusa ndakumva ngaho mbwira mama inka yawe ikiziriko yagiciye inka yawe ikiziriko yagiciye genda wongere uyifate uyisubize mu kiraro dore njye nta n'imbaraga nifitiye zo kwirirwa nsimbukana nayo yanese yarayoberanye rwose ku bwatsi bufite iki kiziriko igiye ku yewe yego reka ngende nyisubize abo ndaje wangu sawa sawa ese burya mwese mwaje hano turi hano niko ndungu ndakumva mama ibintu nigeze kumva uvuga mvise mvuga none mu kanya nkaba numvishe nakuzukuru kanjye nako kaje kabimbwira wawe ubikomeje koko ni ibikize kandi ko twavuze byinshi umva mbere twavuze byinshi ngo urashaka gusahura ririya duka ry'uriya mukobwa nako umugore wawe ibyo ntabyo nigeze mvuga rwose murambeshye pe nigeze mvuga reka ariko koko nubwo nshaje wumva ntakibasha kumva nyamara wa mwana we ibyo urimo nyamara bibi ariko ariko ubundi byaba byo hari icyo bikurebaho mwagiye mwumva ibibagenewe ariko avuga umuntu abagenewe rwose washakiye kubwira mama wawe uyu karacyagira umuco nta muco akigira icyo kora nkubwire wa mwana we umbwira ibi bintu urimo ntibigusiga amahoro ndakurahiye pe ariko ubundi mukecuru bakuntumyeho cyangwa cyaravuga usohoke rwose ntabwo ukenewe muri kino kiganiro ariko murumvara ariko muranyumvira ntabwo ukeneye rwose aha dore aho nibereye wo kagira imana uwaba azigaba ndagiye kandi nuko mvuga gusa nkigendera kandi wibuke ko ijambo rya mukuru riratinda ntirihera vana iyo migana aho ngaho yawe usigenda rwose ijyane genda oya wagiye wubaha abantu oya ngiye hari ibyo mbona ariko murumvara aha dore aho nibereye wo kagira imana we uwaba azigaba ndagiye kandi nuko mvuga
ariko wibuke ko ijambo rya mukuru riratinda ntirihera. reka genda vana iyo migani yawe aho ngaho genda rwose genda ntabwo ngukiri ndungutse ariko wagiye wumva oya ibyo mu urabona ibiti mu matwi kagenda urakenera muzana ibintu mwebwe aho umugambi wanjye ntumwumve babirize gusa ntugire ngo ni uko kwanga ibibazo ufitanye n'abaturage ntibirarangira turagize abaturage none dore n'ibyo wongeye ubona none ntabwo ndebere rwose ndungutse n'inyamwongera bibi nako njye nisubiyeho uje n'ubundi naje niteze kunyishyura none ndabona nta gitekerezo cyabyo ndatashye ntacyo nkijya inama namwe n'ubundi amafaranga washatse kutayamba uzajyane rwose wazagiha umuntu mukuru koko reka niba ntari mukuru ndamaze shaka niba ntari mukuru ndamaze rwose sinkabe mukuru nkawe wo kuba indyarya byiza reka nkubwire uzajyane umva gasa genda n'ubundi nta bufasha bwawe genda agende uzagenda nanjye rero ndagushyigikiye nanjye Jerome kingushyigikiye kandi ngende nimwohohe mugende mwese nimugende tuzabishyira kuri sima turatukana nzabisesa mbishyira kuri sima ndababwiye ngo nimwohohe mugende rwose nababonye nta bufasha bwanyu nimwohohe mwumvire mu rugo ariko mana yanjye ubona unkubita ukagera nawe unyangiza bigezaho urumva ko nari umuntu nk'abandi yego ubwo uradutse rero nawe ubwo wakubaza ubona kwangije wahamwereka koko ariko abagore wagira ngo gukabya murabivuka ni ukuvuga ndungu ni ukuvuga koko ubwo rero uragira ngo ukubonye yumve ko wababaye tuzi uvana urusaku di aho niba wababaye uvuge mujyane kwa muganga ntabwo nari nzi ko ari ukabagabo muri babi koko kandi barabimbwiye bambuza kwihutira gushaka vuba wajyaga he none dore urwo ntangiye kubona nta n'imyaka ingahe irashe nanjye ngo imyaka ingahe ukagira ngo hari n'amezi ashize cyakora nanjye ntabwo nari nzi ko abagore mugira agasuzuguro karenze bene kariya kageni rwose ubonye ngo ushake kumbuza kugira ijambo mu rugo nk'umugabo nta soni ariko nyagasani we se nyagasani uko kukubwira ngo tureke gufata ibyemezo bihutiyeho niko kugusuzugura agasuzugura kataba agasuzuguro se niki kumbuza kwimura butike wumva ngiye kubitekerezaho narahubutse cyangwa ubundi hari umugore wo kugishwa inama nanjye nari mbonye amvugisha abagabo barahari niba nakubwiye ko ririya duka nari ndifatanije na mukuru wanjye wumva tugize icyo turikora hatabizi tutaba duhemutse koko kandi amateshwa nk'ayo niyo nanze urumva nk'undi umugabo akora icyo ashatse mu rugo nta mpamvu yo kugira umuyobora mu byo akora nkaho nta bwenge agira none rero nicyo cyatumye unkubita bigeze ahangaha koko ahubwo n'ubutaha ntuzongere kugira icyo uvuga ku myanzuro nafashe ahubwo nzakudiha birenze oya ndungu oya rwose ibyo rwose ntabwo nabyemera uzabyemera wanze ukunda naba ahari kandi sinumva impamvu yo kuyimura hariya kuko mbona ntacyo habaye ahubwo na n'ubu nuvuga ikomeye ku gasuzuguro wibuke ko twasezeranye ubu ibintu byose byitwaga ibyawe mbifiteho uburenganzira kuba twarasezeranye ntabwo biguha uburenganzira bwo gukora icyo ari cyo cyose wishakiye tutabyumvikanyeho ubyumve ko nanjye ubwo burenganzira ndabufite vana kwa gukanga aho ngaho ariko harya ko wambeshye ngo tuzajya hanze nyuma y'uko nyamara nuko nabwiye nkavunira ibiti mu matwi naho ibyawe ndabona bidasobanutse ariko ayo magambo yose uhuragura yose n'ay'iki koko ubundi ubwo si undi mwiyenzi ushaka umwiyenzi iki koko umwiyenzi iki uko uburyarya numvise bakuvugaho ntangiye kuwubona imitungo wambeshye ibahe ko ntayibona wa mugore we nkubwire ubugambo nk'ubwo ndabukwiyamye urumva niba hari n'abagushaka ukabyemera nta kazi kawe ugenda ubakurikira muraho ariko bandungutse muraho turi aho nyine aho ntugira ngo hari aho twagiye iki turi aho rwose ubwo se kuvuga nabi gutyo urabiterwa n'uko nje wowe se uguturutse he ndahira ko atari amafaranga undimo atuma uvuga nabi w'impindikiranya nje kwishyuza ariko abantu bino mushakaho iki koko iyo mu gitondo nimugora mutavuze ndungutse ntabwo munyurwa mwumva nta mahoro mufite ariko ikiziri gitangaza koko kumvuga nabi wagira ngo barabibatumye nta kindi none se ko ndiba mukesha wagira ngo yahoze ariraho nta mahoro birakureba wowe nta mahoro yo kwandungutse wowe ibyo uba wivugisha n'ibiki ariko ubwo iyo uvuga wakubaza icyo wivugira wakivuga
nabuzwa n'iki se wagize ngo hari ukwiyobowe n'ubugome bwawe se mva kandi urakomeje n'ubu rwose kwandungutse mu mbabarire ntavaho nzura kabuze ahubwo se uteye uturuka heyo cyari kinzanye ni ukubaza ndungutse udufaranga twanjye niba yakubonye udufaranga kwandungutse haba imashini zikora amafaranga cyangwa se niba ukomeje gahunda yo kunyambura nabyo mbimenye umva gasana nta mahoro rwose nta mahoro mu rugo rwanjye nta mafaranga mfite urumva ese urinda wumbaza by'amafaranga urabona nagiye kujyana umugore wanjye kwa muganga iki none se motivu utwara ntabwo ndi buyishyure umva kujyana umugore wawe kwa muganga ni ngombwa kuko niwe wamukubise aho wamukubise ibyo ubuje mute wowe kandi nanjye kunyishyura ni ngombwa kuko niwe wankoresheje yemwe n'igihe gishize nihangana igito rwose ndashaka amafaranga yawe ariko ndungutse rwose nagira ibibazo uziko abantu mwese wagira ngo babantumyeho ngwiki ntubusakuriza kuko uranyongerera ibibazo n'umujinya urumva niba ari ukwihangana agenda ukomeze n'ubundi warihangana ntaho njya rwose ubwiza umuntu urimo umushakaho ikintu ntiyakubona wamwihindutse umva nongere ngwiyame wa mugore we urumva nta jambo ryawe nshaka kumva hano mu rugo uvuga urumva ndetse ndumva na moto nahamagajije turavuye kwa muganga none se ntabwo tujyana urabona ngenda nyine se ninde unyita fana ubwo butese aho ngaho se ntabwo uri umwana wananirwa kwivuza kirahuje mu tugende kandi njye nifitiye gahunda nyinshi simbona umwanya wo kukwiruka inyuma urumva yewe aho ukikera yewe se yewe wowe ibiki haka umugabo wanga guherekeza umugore we koko cyangwa ndungutse ugiye ibyemezo hano wanjye mu rugo cyangwa ndungutse ugiye umva funga uwo munwa wawe aho urumva singushaka utavaho uvuga n'ibitavugwa mu rugo rwanjye hano kwa ndungutse kandi nakubwiye ko nta mafaranga afite urumva sinzi icyo ukimara aha ngaha uramubuza kuvuga iki wamuretse akabivuga ubwo si ya manyanga yawe koko ariko uyu mugore kandi aho uzi ko ushobora kuba ushaka izindi nkoni nakubwiye ko witegura ukajyana na moto kwa muganga ariko ntiwumva kandi nawe gasana urumva nakubwiye kumvira mu rugo aha ngaha wiki cyangwa nawe ukahagirira ibibazo nta mafaranga yawe mfite niko nkubwiye reka nigendere genda nyine mvira mu rugo ariko ndungutse umenye ko iminsi y'umujura itagira witangira kumbarira iminsi wowe ndabona rwose ugeze kuwa 39 kabisa ariko sha reka ngende vaho ngaho se nyine ugenda utaneka iminsi kandi umugore wawe uhemukira utyo umumarira ifumbire wagusa ariko sha umubeshya abantu bose babizi ariko sha bakuntumyeho cyangwa umva navuze ngo mbare rimwe kabiri gatatu ubwo sobona wowe wakakundereza amavi ndavuze ngo ariko yavuze mundebere umuntu uzakurana kandi no kwirukanka mundebere rwose yogera ukakwereka iyi nama rwose yari ikwiye umuntu azinjiye igipamba ariko oya yarabona iminsi 40 mbere yuko bamujyana bamwumpereze ariya majigo kwihanira ntabwo byemewe akamukecuru madarina yamubwiye natwe twaramubwiye iyi nama yabikuye rwose yatwambitse umugabo ariko ni muze kumvikana oya ni muze kumvikana rwose reka tuganire ku meza mwihangana oya rwose kuko mwakomeje kubivuga mwese nungutse rwose uyu nguyu aho yakabeshyiye abantu bintu akabanyanganya yaratwazaga byari bimaze kurenga urugero rwose byari bimaze guteza umutekano muke hano umuntu arakora ntamuhemba n'umutindi mw'abantu n'umutindi mubi cyane ubonye ngo agende iduka ryose arisahure ubwo uzi iyo abanyerondo batabona ngo bamuteshe ijoro ryose nibwo ari gucya yigenza byari byarangiye mwebwe muravuga ubu rwose ngiye mbabajwe n'amafaranga nari mfatanije na mukuru wanjye natakaje ngo ndimo ndaguriza ndungutse rwose wizeye ngo ni umugabo wa mugore rwose ntumbeshyere nta mafaranga yawe mfite umva mbere ntumbeshyere rwose umva ndungutse tuza wumve wowe ceceka rwose ceceka ubu ntacyo ukemereye kuvuga ahangaha ibyawe byamenyekanye cyane rwose byamenyekanye rwose oya byaramenyekanye aravumbura avuga ahubwo se arahakana iki ko nta n'ifaranga na rimwe yigeze azana mu byo twiteguragamo byose oya nanjye yanyambuye amafaranga yanjye kandi hashize igihe kinini pe ese niwe wenyine rwose ntabwo twamukuriye ahubwo se ntiwumva
ubwo se nturiya arahakana ko nta mafaranga mufitiye ngaho nabihakane icacakira wa mukobwa wowe ntacyo uzi ntazi iki se ubu se koko ngiye mvuza yandimo ntimwakwikanga ko ngaho reba iyi nzu ye si njye wayisanye se twe twayisanye twese nta n'ifaranga n'igiceri cy'icumi yari yambaye ubwo se aravuga iki ngaho nagira icyo yongeraho n'ubu oya reka mbabwirire mwavuga iki se oya nimuhumure rwose ubu ntabwo ashobora kuducika na rimwe tugomba kumushyikiriza ubuyobozi urumva akaryozwa amafuti ye gusa niko bimeze rwose ahubwo se ko nshimye agiye kujyanwa mu buyobozi aba arimo amadeni azabishyura ate koko wenda azatwishyura amafaranga azayavana he koko oya ibyo biroroshye ariko hagomba kuzagurishwa imitungo ye yose kugira ngo yishyure abafitiye amadeni nta na kamwe kavuyemo nabyo ni byo imitungo ye se icyo gisambo gifite iyihe njye nta n'ikindi nshaka uretse gusaba gutandukana nawe mu buyobozi none si inzu siye izashyirwa ku isoko ibyo ntibishoboka yanditse ko ari iy'undi mugore rwose yanditse ko ari undi mugore we ariko utabina ubundi we nta kintu na kimwe rwose yifitiye keretse ibikoresho byo mu nzu ibyinshi se ntiyabiguze mu mafaranga namuhaye ntababeshye nta kintu cye na kimwe gihari umva mbabwireho mw'abantu ake kashobotse dore tugize n'amahirwe n'abashinzwe umutekano bagenzi banjye barahari ndabazi rwose jya imbere sha jya imbere tukujyane kuri polisi vuba nyarukase gira vuba gira vuba ariko rero mukesha ntagire icyo ankurira mu nzu gira vuba genda akuramo iki sosiyete kase nyine jya imbere vuba hagahana jya imbere hagire hoshike imbere tugende naho ibyo uvuga byose ni amateshwa kuko birazi nta cyawe ufite muri iriya nzu uri ingegera gusa ingegera se bivuga ariko mana yanjye koko niyo imiti yanteye kugira ngo nemere gushukwa n'iriya ndyarya kiriya gicucu wabimenye nyine yarakuragiye nyaruheshi nyarubyongo akagenda agashuka abantu akabazengereza mukesha nyarugunda ihangane ntabwo se yagira none se ko igihe cy'amataka kitagaruka ubwo avumbuwe atarakugirira nabi urahirwa arahirwa byo ta namuryo se kugira ngo ni umuntu yashajize nta kugirirwa nabi kurenze kuriya gusa mbabajwe n'ibintu bya mukuru wanjye ntangije ngo nabonye za magabo gicucu nyarugunda simbizi gusa cyokora nanjye natakaga ngo ndimo umwenda ariko urababaje wa mukobwa ariko uriya muntu rwose afite ibyo abazwa byinshi ubwo usigaye namutije ntazi iyo riherereye bose muravuga iki do iryo gare niryo yakoreshaga asahura ryaduka abashinzwe umutekano barifatanye n'ibintu riri kuri polisi naryo munyumvira ubwo iryo nzaribona koko yewe ariko ubundi bamujyana iki iyo bamuturekera tukakihanira ko ngera amaze kundambira ku buryo numvaga nta muntu bihanira se sha biremewe ntabwo wakwihanira niba ari ukumukubita byo ntacyo waba urimo uramira kubera ko ntibyavamo amafaranga n'ibyo yangije byose ibyo byo koko mwana yanjye yewe abatekamutwe baragwira rwose ukuntu twamukoreraga se turi inshuti inshuti y'igisambo akatugurira inzoga tukagira ngo aradukunze naho n'ibiriya bye ahubwo mwagize neza kubona mwamenyesheje abashinzwe umutekano umugambi mubisha yari afite naho byagomba kugenda ubu bamaze kugera kure iyo batabimenya rwose iyo batabimenya ngo bamufate baba yarenze kare oya njye ntabwo nari bwihanganira ubuhemu nka buriya pe nagombaga kumujigitira oya birabyari bikwiye rwose ko afatwa natwe twese rwose ntabwo twari tumushyigikiye reka niyo mpamvu twabimenyesheje rwose abashinzwe umutekano bakamufatira mu cyuho ahubwo n'ubu ndakibaza aho ubwenge bwanjye bwari bwaragiye rwose njya kumutiza igare ryawe ariko iyo amufata nkamukubita umwiko mwana we byari kukugaruka byagukora hirya ngibyo ni ukuri njye mbabajwe n'igihe n'ibintu byanjye nataye niruka inyuma y'uriya mugome w'umuhemu ambesha ngo azanjyana gutura hanze y'igihugu ngo afiteyo umuryango ukize sinakubwira wowe warakubititse wa mukobwa we warakubititse rwose oya mukeye wikomeza kwibutsa ibyo udakomeza kwiyongerera agahinda agahinda ntikica kagira mubi gusa ahubwo tekereza ku cyo ukwiye gukora ngo ugaruke ku murongo niba nibyo yajize biragoye pe uzagerageza wa muntu wese wahora n'iki
buriya ariko ubwo ari mu maboko ya polisi nawe araje akanirwa urumukwiye turayizeye rwose wenda azatekereza asubize ubwenge ku gihe amenye ko iyo byakoraga byose nyine yari arimo yishuka bazamushyira ku murongo ko agiye gukira kakahava yumva ko gukira udakora bishoboka ubonaga abakora akabaseka bwacya akajya kubatekaho ibintu ngo nabatinde da urabyina ntamenye ko nta n'umwe bijya bihinda ngo ntiyakwitaba ibirenge yari yarigize inderamaboko mwihorere ahubwo rero abantu bari bakwiye kuva mu bitekerezo bishaje nk'iyo buriya nawe yabikoraga yumva ko ari mukuru ntakamenya ko biriya ko ari ukwihima baramushyira ku murongo mwihorere. muri uyu mukino kwari ukwihima wanditswe na Mugiraneza Samuel mwumvise